Reka mwese tubaramutse mu izina rya Yesu, umwami wacu wabanye natwe kandi akaturinda, izina rye ryera rihimbazwe. Tugiye kuganirira hamwe ijambo ry'Imana muri uyu mwanya. Ni amateraniro twizere ko hari abantu benshi bayitabiriye kandi bahari. Rero buri wese asenge kugira ngo ibigenderewe bigegweho, haba kuri gahunda yateganijwe ariko no muri we. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru ryera, turagushimye cyane kuko nta byiza bidufitiye umumaro uje tugomwa. Mu byiza waduhaye n'uyu munsi duhaye kuba imbere yawe, izina ryawe ryera rihimbazwe. Twemerere mwami wacu, tumurikishirize mu maso hawe imigambi udufitiye, umurimo udufitiye, uduhe kusobanukirwa muri iyi minsi mu izina rya Yesu. Amen. Reka tuganire nk'uko bamaze kubibabwira, muri kumwe kandi tugiye kumarana muri uyu mwanya nanjye Sebutege Mishael. Buri wese uri muri aya materaniro turafatanya kwigira hamwe ingingo isobanura ngo kuragira neza. Kuragira neza umukumbi w'Imana. Hari ibyo ndi busobanure wenda utarumenyereye cyangwa utakundaga gutindaho mu bitekerezo byawe uvuga, nangwa wibaza, ariko uyu munsi turabivugaho. Icyambere, iyo umuntu hari ukubona umukumbi uhari, cya kabiri hari uwo mwungeri, cya gatatu niyo nkoni agomba kuragiza. Ntabwo iyo umuntu ageze mu nka ugasanga umuntu ari kujya arera amaboko gusa akabukira inka ngo cishi, ari guzunguza amaboko gusa nta nkoni, abasaza baborozi bamubonamo ko ari umwungeri gito. Uyu mukumbi uba ugomba kwitabwaho ugahabwa ibiwutunga. Agomba kuba afite inkoni kandi n'uyu mwungeri agomba kuba ari muzima. Hari amagara mazima y'umwungeri, hari amagara mazima y'amatungo ye n'urwuri azahuramo. Ibyo byose sinjye ubivugaho, hari na bagenzi banjye bari buvuge ku bindi, ariko byose biraba bigaruka aho ngaho. Ibyo nashatse kuvugaho gato, Imana yaraturemye ishyira itorero ryayo mu isi, ariko yemera ko habaho n'ubuyobozi kugira ngo ubuyobozi kandi ubwo buyobozi bugizwe n'abantu. Abantu ntibayoborwa n'abamarayika, abantu bayoborwa n'abandi bantu bagenzi babo, ariko Imana ikabashyiramo impano z'ubuyobozi. Aba bantu bayobora bagomba kumvirwa, ariko nabo bagomba kuba bafite ibyangombwa bibemerera kuba abayobozi, kandi bagomba kumenya ko abo bayobora atari umutungo wabo, ahubwo ari umutungo w'Imana. Reka dusome muri Yohana 21:17 maze twumve icyo ijambo ry'Imana rihavuga kandi twihute. Haranditse ngo, ntabwo mpera kuri 17, ndahera hepfo gatoya. Nuko bamaze kurya, 15, nuko bamaze kurya, Yesu abaza Simoni Petero ati, Simoni mwene Yona, urusha kunkunda? Aramusubiza ati, ye mwami, uzi ko ngukunda. Aramubwira ati, ragira abana b'intama banjye. Yongera kumubaza ubwa kabiri ati, Simoni mwene Yona, urankunda? Aramusubiza ati, yego mwami, uzi ko ngukunda. Aramubwira ati, ragira intama zanjye. Mu bintu nashimye ndi buvugeho uyu munsi bikeya, ariko nkagenda mbivugaho, reka mbanze nsobanure iri jambo Yesu abwiye Petero ngo ragira. Mu by'ukuri inkoni, ubuyobozi Imana yagiye iha abana bayo, yagiye ibaha n'inkoni yo kuyoboza. Ubuyobozi mu byanditswe byera bwagereranijwe n'inkoni. Mu Byahishuwe igice cya 12:5 avuga ngo ni umwana uzaragiza amahanga inkoni y'icyuma. Ariko iyo dusomye Mose we, ariko Abayisirayeli bari kwambuka inyanja itukura, igice cya 9:23, yatunze inkoni mu ijuru. arangije ikimenyetso n'icyago cyajyaga kugira mu Egiputa cyose cyajyaga kiba
Mose abanjije yatunga inkoni mu ijuru, ibyago bikajya mu Egiputa. Bageze ku nyanja itukura, yatunze inkoni hejuru y'amazi isadukamo. Iyi igihe Abisirayeli bashwanaga bari kwibaza bakwiriye kuba Abalewi, Imana yemeye ko inkoni ya Aroni irabya, maze yerekwa Abisirayeli bose mu nkoni nyinshi 12, abariyo ndumva atari na 12 gusa, ahubwo zari inkoni nyinshi zishyigwa imbere y'ihema ry'ibonaniro, harabyiye Aroni gusa. Nanone iyi nkoni yaje gushirwa mu isanduku y'isezerano ngo itazaburanwa, hatazakomeza kubaho impaka n'amakimbirane yo kuburana. Hari n'ibimenyetso byari byiturukiye ku Mana. Nta muntu wakwitwa umuyobozi adafite icyo kuyoboresha. Mose yiyereka Imana ku igihuru cyaka kandi kidashya, yabarabajwe ngo ufite iki, ngo ni inkoni, ayishyira hasi. Mu guteza ibyago Egiputa hari inkoni yaramburaga. Mu kwambuka inyanja itukura yarambuye inkoni. Mu gukubita urutare yarambuye inkoni. Icyo nshaka kuvuga iyi nkoni, icyo nshaka kuvugaho ni umuyobozi ufite icyo ayoboresha. Ntabwo wenda umuyobozi mutindaho cyane, haraboneka na bagenzi banjye bamuvugaho, ariko wayobora itorero ute utagira icyo uriyoboresha? Ni nko kuyobora ubundi. Iyo umuntu aragiye inka cyangwa ukaburagiye intama cyangwa ukaburagiye ihene, ntabwo mujya inama neza, ahubwo uzishoboza ibyo uziyoboresha. Ibyo uziyoboresha nizo uzikusanya, ugakumakuma, ukarundarunda hamwe, ariko ukoresheje ibyo uziyoboresha. Imana ivugana na Zekariya yamubwiye ko Abisirayeli yabahaye inkoni. Umuyobozi w'Abisirayeli afite inkoni. Iyo umuyobozi agiye kuyobora itorero ry'Imana akaba ari umuyobozi, bakaba bakubonyeho bya bimenyetso na bya bitangaza by'uko ukwiriye kuba umuyobozi. Hari ubwo noneho bagutoranije, ni rwa rurabyo rwarabije. Mu ntega amatwi munyumve neza. Bitegereje, barebye hirya no hino, Uwiteka akurambikaho ibimenyetso bye mu iteraniro ry'abantu 100, abantu 200, abantu 300. Inkoni yawe bari irabye ururabo. Imaze kurabya ururabyo rero, ubwo impaka zirashize n'amatora ararangiye. Nuruhe rurabyo rubonetse? Nuko ibimenyetso basomye n'igikundiro bikubonetseho. Ubwo ibimenyetso n'igikundiro bikubonetseho, nawe ugomba kubaza ngo none aba bantu ngiye kuyobora ndabayobozi iki? Uguhaye ubuyobozi agomba kuguha inkoni y'ubugabe, inkoni y'ubuyobozi. Iyo nkoni Imana igiha abana bayo ni ijambo ryayo, ariko mu mutima wawe, mu mutima w'umuyobozi agomba kuba afite inkoni ifite ibimenyetso bibiri. Byanditswe muri Zekariya igice cya 11. Reka mpasome Zekariya igice cya 11, nta nubwo mpatinda, ariko nizera ko wowe dukurikiranye turi bujyane, uri umuyobozi uri bubyumve neza. Zekariya igice cya 11 tujyane. Haranditse ngo kingura inzugi zawe Lebanoni, umuriro utwika imyerezi yawe, boroga wa muberoshi we, kuko umwerezi uguye kandi ibiti byiza cyane bikaba byarangiritse. Ni muro iriya hose sinshaka kuhahera, ahubwo ndahera ku murongo wa 6. Sinzongera kubabarira abaturage bo mu gihugu, ni Uwiteka avuga, ahubwo nzabatanga umuntu wese mugabize mugenzi we cyangwa umwami. Abo bazagira igihugu nabi kandi sinzabakiza. 7. Nuko ndagira ubushyo bw'imbarwa, ni koko zari mbi. Mwumve neza, uyu mwungeri ari kuvuga ngo yaragiye ubushyo bw'imbarwa, kandi ngo izo ntama zari mbi. Tugendereye iki hariya? Dukomeze. Maze nenda inkoni 2, imwe yitwaga buntu, indi yitwaga kunga, mpera ko ndagira ubushyo. Urumva ko niba uri umuyobozi ugomba kuba ufite inkoni, ariko irimo ibintu bibiri. Icyambere, ugomba kuba uri umuntu ushoboye kunga abaryana, abashwana, ariko ukaba ufite n'ubuntu bwinshi. Ibi nibyo nashatse gusobanura. Nimukurikirana kino gitabo, hari aho abantu bateye umujinya, Imana ivanaho umwuka w'ubuhuze, hinjira umwuka w'amacakubiri, ndetse
n'inkoni ya buntu ivaho. Ariko njyewe sindi kuri ibyo n'ubuhanuzi bwari bugenderewe na Zekariya, ahubwo ndashaka gusobanura gusa aya magambo ari hano, gusobanukirwa by'umwihariko nuko umuyobozi wese Imana itoranije mu buyobozi bwe agomba kuba afite ibintu bibiri bikomeye: kungana buntu. Agomba kuba muri we harimo impano yo kunga abantu, kuko abuyoboye bashobora gushwana, abuyoboye bashobora kuryana, abuyoboye bashobora kudafatanya, abuyoboye bashobora kuba abanebwe, abanyamuhati ukabungaho abakuruhuka, abanyabwenge ukabungaho abafite buke, abakiranutsi ukabungaho abagenda biguru ntege, abashwana ukabungaho ukabunga bagakiranuka bakabana, kuko Matayo 5 aravuze ngo ayirwa abakiranura. Ntabwo ari ugukiranura gusa, ahubwo umuyobozi agomba kumenya uko amatsinda yose ayayobora, ayimbaraga nyinshi akayungaho abanyantege nke ngo nabo bamufashe kwigiza yabo. nuko rujuriye bukuntu banubunga kuraba, kuko mu buhanuzi bwari bwarahanuye Yohana ndetse n'ubutumwa buheruka bakoresheje ijambo ngo nzasanganya imitima y'abana n'iyabase. Umuyobozi agomba kumenya ukuntu ahuza aba bantu. Ntabwo ukwiriye kugira itsinda ry'abanyantege nke ryarengejwe amaso, kuko mu gitabo cya Ezekiyeli 34 abayobozi bararegwa ikirego kibi cyo kuguna inzara no kurya ibinure byiza byibushe. Hari abizera beza, abizera bakangutse, abizera umuyobozi atibutse isenga baryibuka, atibutse kubakiranura bakwikiranura, atibutse gutangiza isabato bayitangiza, atibutse kwigisha icya 10 n'amaturo bakiyigisha, atibutse kubabwira kurera abana basanzwe babakorera isenga, izo zirabyibushye. Ahubwo hari izindi zikeneye amazi y'urubogobogo, hari izindi zikeneye gusindagizwa. Ubundi ku bantu babaye wenda baragiye, abantu baragira amatungo menshi atandukanye, ariko kubaragiye cyane cyane bakaba bararagiye inkara abana, kandi ntibaragira inkimwe bakaragira nyinshi. Abana inshuro nyinshi ntibabwirwa gufata izambere, ahubwo bakura inyuma. Yakura inyuma akajyana n'inka z'intebyi, yajyana n'inka z'intebyi akagenda zikubita inzara. Kubera ko iyo umuyobozi ari umunyantege nke n'abayoboye ari abanyantege nke ntiyabura amahane. Umwana n'umunyantege nke arashaka kwihuta, inka yoboye nayo ni inyantege nke, nayo ndiri gushyikira izindi, nta kindi ayikorera kiretse kugenda yinona kubita inzara. Niko bimeze, niko n'abayobozi bakozwe. Iyo abayobozi ari abanyantege nke mu kwizera, mu muhati, mu gukanguka, icyo baba bamaze ni ukwirirwa banona bizera, ukajya asanga itorero ridashyira mw'impaka. Kubera iki? Ntagira buntu nakunga ngo arebe ngo abafite umutima wuzuye ubuntu bw'Imana, uzi kubabarira, uzi gukiranuka, uzi kuzamura abanyantege nke, atari we mu bantu bakereye ingorane. Ndaza kubisoma. Hari abayobozi baraho niyo bizera batuje, kuko abo bayobozi ari abanyantege nke, ahubwo akaba ari bo bameze nk'umwana uhoza intozi igiti mu ntozi. Ugasanga umwiryane n'amahane n'umuvurungano ntibiva mu mukumbi, ariko nyirabayazana ari umuyobozi gito. Ndabisobanura bitewe nuko ntagira ubuntu bw'Imana, ntagira kunga. Noneho wajya gusanga ugasanga ibyo ashoboye ni ukuryanisha abantu, aho kubazamura ngo bareke iby'agaciro gake, aho kubazamura ngo bave mu mazimu, aho kubazamura ngo bave mu manjwe, aho kubazamura ngo babone inyigisho nzima nziza zabarera zabatunga. Ahubwo usanga ari we uhimbahimba utuntu n'utundi, ahubwo noneho nababandi bari abanyantege nke, kuko Bibiliya niba yaranditse ngo mu gitabo cy'Abaheburayo ngo muharura inzira, ngo ibirenge bigenza bite bicumbagira bidasitara bigakuka, mukomeze amavi amaboko atendebutse, ariko ngo hari n'amavi asukuma. Abayobozi ntibashinzwe guhuhura ayo mavi, nta nubwo abayobozi bashinzwe gutendebura cyane ayo maboko, ahubwo bashinzwe gutuma ayo maboko yaratendebutse akomera, bagatuma icyo umuyobozi azashimirwa si ukuba yaratanze imigayo myinshi, ahubwo nuko yarafashije abizera n'abari mu migayo barayivuyemo. Buri yugi ukagera ku itorero ukarisura atababizera bose rureba, twari dufite abaririmbyi benshi atariko bose bari mu migayo. Ubwo uri kubibwira umuntu ugufite ububasha nawe yarakwiriye gusiga uguhaye.
abo bantu bose bari mu migayo, wabafashije iki? Wabazamuye ute? Ntabwo dushaka kuvuga ko gutanga umugayo bitemewe niba umuntu yanze kwihana, ariko ntabwo abizera bagomba kurereshwa imigayo, ahubwo bagomba kurereshwa gukiranuka, bakigishwa inzira zo gukiranuka. Abanyantege nke ukabungaho abanyambaraga, bamba abanyambaraga ukabungaho abanyantege nke, maze ugasanga ugabanijemo amatsinda. Niyo mpamvu batubwiye mu byanditswe kugira ngo hari aba 50, hari aba 10, hari aba 100. Yarazi kubaremamo amatsinda atandukanye, maze basaranganya impano, bituma umurimo w'Imana wihuta. Imana yagereranije abizera n'intama, ariko igereranya umuyobozi n'umuntu, kandi nawe ari intama. Sinzi ko tujyaniranye. Ngaho nimufate abari kunkurikirana muri uyu mwanya, nimufate ubwenge buri hagati y'umuntu n'intama, mumbwire uko bungana. Ubuyobozi, ubwenge buri hagati y'intama isanzwe, y'intama n'umuntu twebwe, ntabwo muri kubona ko harimo intera ndende? Niyo intera y'ubwenge bw'intama n'umuntu, niyo ntera ikwiriye kuba hagati y'ubwenge bw'umuyobozi n'abayobora. Kubera ko yamubwiye ngo ragira intama, ragira abana b'intama, ukwiriye kuba barusha gukiranuka, ukwiriye kuba barusha ubwenge, ukwiriye kuba barusha makenga, ukwiriye kuba barusha kuburiza mu ibibi. Ntabwo Bibiliya yemera abayobozi ko ibibi bijya babicyaha byamenyekanye gusa. Oya, n'ababimenya byabonetse nabo ni beza, ariko sibo bashimwa, ahubwo handitswe amagambo muri Timoteyo ngo uhugure uteshe. Ibi bigomba kuburizwamo bitaraba. Ariko niba ibi bihora bibuhari, ukaba wo kujya ubimenya gusa byamaze kuba, uri umuyobozi gito. None ni kuki abayobozi bamenye ibyo bikababaho bakabisobanukirwa byamaze kuba? Inshuro nyinshi biterwa no kudasura, bigaterwa no kutiyegereza abizera, bigaterwa no kutagira amahugura, bigaterwa no kutamenya guhendahenda, gukurikirana abizera, guhendahenda, gukosora, kwigisha, ngo abantu bamenye umucyo hakiri kare, noneho nabo ubwabo bajye bawumenya kandi bawusobanukirwe. Ndagira ngo mwumve neza. Noneho tujye mu gitabo cya Matayo 16 umurongo wa 16, icyo Yesu yavuze. Twumve aya magambo, turihuta. Matayo 16 umurongo wa 16, twumvishije ko inkoni ya Aroni yari yarabije, iya Mose hari ibitangaza yakoze, n'abayobozi ba none nibagira inkoni ariko yitwa kunga, gukunda bizera, ukanga ko bagira umwiryane, ukajya unezezwa no kubona wabunze. Kabiri, ukagira ubuntu bw'Imana bwinshi bugufasha gushobora kwihanganira ibitagenda neza, uzabayobora kandi bizagenda neza. Noneho ubundi umwungeri ntasabwa kumenya intama gusa, akwiriye kumenya naho atari mu kwazo zidakwiriye kurisha, akwiriye kumenya n'urwuri rwazo niba rutanoze, akwiriye gusobanukirwa n'amazi yazo niba ari urubogobogo, niba ameze neza, akwiriye gusobanukirwa n'inzara yazo, akamenya n'uburwayi bwazo. Uko niko bimeze mu bizera. Ukwiriye gusobanukirwa n'urwuri barishijemo, bahawe amahugura yariyo koko, bize nibyo koko, bakoze aya makosa yatewe no kubimenya nangwa ntibabizi, ntabwo bari babisobanukiwe. Ese ribikosa rite igihe wowe nk'umuyobozi utigeze ubyigisha? Ubwo burangare bwabarwa kurindi. Ubwo burangare, niba hari amakosa, hakaba hari ibyaha byiyadukije, hakaba n'amafuti yiyadukije, ariko umuyobozi utarigeze ubicyahira abantu, bamba utarigeze ubibahugurira ngo babimenye, ntabwo iyo babikosheje uzira hejuru nk'ubakubiti imiba n'inkoni no kubarundaho imitwaro y'ibyo batazi, ahubwo uza wowe ubahugura kandi wiveba, mumbabarire n'injye utababwiye aho mudakwiriye kurisha. Yesu muri Yohana 7 hasobanura ngo azabayobora, azabahura mu rwuri, muri urwo rwuri. Zaburi 23 anyobora uruhande rw'amazi adasuma. Hari ubuyobozi bw'Imana, ubuyobozi bw'umuyobozi bwerekeza bizera mu rwuri, aho bidagadurira naho bagira bikaba bibuzanijwe. Niyo mpamvu amahugura ari ngombwa.
ukabereka ingingo, ibi turabyemererwa, ibi ntitubyemererwa, dukwiriye kwifata dutya, dukwiriye kurya dutya, dukwiriye kuganira dutya, dukwiriye kubana n'abisi dutya. Ibyo byose ukaba warabibigishije, buri kamwe kose warakarangije, maze warangiza ukumva ufite umutekano. Niyo mpamvu hano muri Matayo 16 umurongo wa 16 aranditse ngo Simoni Petero aramusubiza ati, uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Yesu aramubaza ati, urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo biguhishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru. Nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru, n'icyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe mu ijuru. Icyo nshaka muri uyu murongo, Yesu amubwiye ko itorero rizubakwa kuri we, ariko abwiye umuyobozi, nzaguha imfunguzo. Bayobozi bana b'Imana mu nteze amatwi mwumve neza, ntabwo umuyobozi afite ububasha n'imbaraga zo kugira icyo akora. Ntabwo handitse ngo icyo abayobozi bazahambira mu isi kizaba gihambuwe mu ijuru. Ntabwo ari cyo bavuze, baravuze ngo nzaguha imfunguzo z'ubwami bw'Imana. Zirikana ko niba uri umuyobozi ariko ukaba utagira imfunguzo z'ubwami bw'Imana, nturi we. Ubwo ngarutse ku gisa na ya nkoni. Ni abantu bayoboresha ubwenge bwabo, ibitekerezo byabo, agahagarara hariya akagira ivuzi agasobanura ibintu akabivuga uko abyumva, ariko n'urufunguzo rwabifunguye kandi n'urufunguzo rwabifunze. Ubwo rufunguzo ntabwo rucurwa n'abayobozi, ubwo rufunguzo ntabwo rucurwa n'inama y'itorero, ubwo rufunguzo ndirucurwa n'inararibonye. N'urufunguzo Yesu afata akarambika mu biganza by'umuyobozi, yabikigwariye Yesu akamwaka urufunguzo akaruhundi. Ubwo rufunguzo ni ijambo ry'Imana. Iryo jambo ry'Imana niryo ibyo rihambiriye mu ijuru biba bihambiriwe. Ibyahishwe igice cya 11 muzasome babahamya babiri, ngo abo bahamya barambaraye mu nzira iminsi 3 n'igice, ngo iyo bavugaga ngo izuba nirive rirava, bavuga ngo imvura igwa ikagwa, iyo batanze imigisha isi irayibona, bayimana isi ikayibura. Abo bahamya barambaraye iyo minsi 3 n'igice bavuzwe, ni isezerano rya kera n'isezerano rishya, ni ibyanditswe byera. Ni by'abayobozi tugomba kugenda mu nzira wifashishije urya, byafunga nta wabifungura kuko ari Imana ivuze, byafungura niyo mwakwisira isimba muti cy'Uwiteka yatanze uburenganzira ngo kiremewe, ntabwo wagihindura. Ngugu rufunguza abayobozi bagomba kwirigwana bakarugendana. Mu gitabo cyitwa Ministère Evangélique ndasomamo amagambo makeya. Ministère Evangélique ndasomamo amagambo make hano, reka tuyarebe maze tuyasome, maze tujyane ku ipaje yaho ya 308. Ministère Evangélique cyigisho ntabwo nagiteruye, mu Gifaransa ni page ya 308 agasubika gatatu, 308 agasubi ka gatatu. Ndasoma ngo, à mes frères dans le ministère, je voudrais dire, prêcher la parole. Ne bâtissez pas sur les fondements avec du bois, du foin ou du chaume, c'est-à-dire avec vos propres idées. Aravuze ngo, bene data dusangiye umurimo, reka mbabwire, mubwirize ijambo ry'Imana, ntimwubakisha urufatiro ibiti, ibyatsi n'ibikenyeri. Bivuze iki? Bisobanuye kubakisha intekerezo zanyu ubwanyu. Niba wayabonye wayaduha tukayasoma. Ego ndifuza ndifuza kubwira bene data babagabura nti, mubwirize ijambo ry'Imana, mwirinde kubaka urufatiro mukoresheje ibiti, ibikenyeri n'ibyatsi, ari byo bihimbano by'ibyo mwibwira bitenda kugira n'umwe bihesha umugisha. Umurongo w'ibyanditswe byera batubwiye ngo nzabaha imfunguzo. Twamaze kubona haruguru twasobanuye inkoni yariyo umuyobozi ayoboza, ntabwo ayoboza ubwenge bwe, intekerezo ze. Hano baravuze ngo ni ibihimbano, ariko mu Gifaransa bakoresheje ibitekerezo, bivuze ngo ni ibitekerezo, votre idée.
ibitekerezo byanyu gusa ukajya hariya ngo turi kubona bimeze bityo, ngo tunyuze muri biriya ngo byazaturushya, ngo tuzazanya, ngo biri kwanza byazenguruka ngo tunyurira, ariko munyuriye mu bwenge bwanyu. Nge ndabona ndi kubona bikwiriye bitya kurikije uko bimeze. Ubwo n'ubwenge bwawe itorero ry'Imana rigomba kuyobozwa ndabona y'umuntu n'imitekerereze ye. Ibyo nibyo bihumanya imitima y'abizera kandi bigatera umwiryane n'amacakubiri mu matorero. Aravuze ngo hepfo yakomeje aravuze ngo ijambo ry'Imana riduhishurira ingingo z'ingenzi zihesha ubugingo kandi nizo tugomba kwimbikamo, ariko ntitukigere ducukumbura ingingo Imana yagezeho igaceceka ntigire ikivuga. Icyo nari nshaka ni uyu murongo. Reka twihute gatoya, turasoma no kuri page ya 309. Fondement de toute prédication, urufatiro rwa buri kibwiriza cyangwa se buri bibwirizwa byose. Notre époque a besoin d'hommes qui sachent comprendre le besoin des âmes et subvenir. Igihe cyacu gikeneye abantu basobanukiwe n'amakene y'imitima kandi bakayahaza. Cyamba ngo abana b'Imana bumve neza, iki gihe turimo abayobozi bakenewe n'abasobanukiwe n'amakene y'ibiriho kandi bakiga uko ayo makene bayamara. Ugomba kwibaza uti isi ya none twaramukanye, icyorezo cy'inzangano z'amoko wenda cyagarutse, icyorezo cyo kwambara nabi cyagarutse, icyorezo cyo gushaka amafaranga mu buryo bunyuriye no mu buhemu nacyo cyagarutse, icyorezo cy'amacakubiri n'amasuzugurane nacyo cyagarutse, icyorezo cy'urubyiruko rutumvira ababyeyi cyagarutse, icyorezo wenda cy'ubupfayongo no kunywa ibiyobyabwenge cyagarutse. Sobanukirwa n'amakene ariho kandi uyige nk'umuyobozi uko ayo makene uyamara. Ntabwo bivuze ngo ni ngombwa ngo umuyobozi abari ube wabyigishije, ariko ukwiriye kumenya neza uko biri bumere. Menya gutumira abakurusha impano. Benshi mu bayobozi ndaza kurisoma ni injiji zahisha ubujiji kandi ngo ni icyaha imbere y'Imana. Benshi bamwe mu bayobozi ni injiji zihisha ubujiji. Umuntu akabakoresha iriya ndabona imaze gucirwaho iteka, ntazi byanditswe, nta cyepfo cya ruguru, ntazi gusoma, nta n'umuronkazi, yumvisha bari kuvuga ngo nta mafuti ni icyaha, nawe agapfa guhimbiririza gutyo gusa. Ni icyaha he? Nta mafuti he? Gicyaha he? Uzasanga abantu bari kuvuga ngo mu by'ukuri ngo iranga muntu ngo ifite aho ihurira n'ikoranabuhanga ngo ni 665 ukaduhira. Undi mwajya guhura ngo amasaka ngo yagize ucyangwa ukayagurisha ngo abantu bagakoramo umusururu ngo bakanywa ngo bagasinda ngo ubwo nawe ngo umufatanya cyaha ukaduhira. Kumenya ukuri, ijambo ry'Imana yavuze ngo muzamenya ukuri nuko kuzaba batura. Ubujiji nk'ubwo aho abantu bagendera ku bujiji butagira icyerekezo, butagira epfo na ruguru, buba bushingiye ku kutamenya ukuri, kuko umurongo urasobanuye ngo muzamenya ukuri nuko kuzaba batura. Umuyobozi utari injiji ntakunda kuyobora bizera b'injiji. Mu bihamya umuzingo wa 2 haranditse ngo iriya l'ignorance volontaire, hari ubuyobozi, hari ubujiji bw'ubushake. Rero umuyobozi yamara kuba injiji akajyanga amahugura akanga gutumira n'abandi ngo batazamukosora, wenda hari ibyo yarengeye, ibyanditswe byera bikazagaragaza ko bitemewe, nangwa hari ibyo yagize, maze ugasanga umuntu araho gusa agashaka akajya anagirira n'ishyari, akanga ko impano zimwe na zimwe zinakura kuko atinya ko ejo mu gitondo zizamusimbura. Byagutwara ikise zigusimbuye, aho kugira ngo ube mu murimo w'Imana udindize ikiruta ntiwavuga uti ngiye intege zanjye zirananiwe abandi nibakomeze. Byaba bigutwaye iki? Byaba bigutwaye iki? Mose baramuregeye ngo Abisirayeli bari guhanura, bari bazi ngo ararakara ngo cyampa Abisirayeli bose bagahinduka abahanuzi, kuko bagize umwuka w'ubuhanuzi n'ibibazo bamuzanira byagabanuka. Icyamba ngo abizera bose babigira uburemere bwo gukunda imitima. Ibaza uwo munezero wabaho. Umva ya magambo. Le fidèle ministre de Christ se tient aux avant-postes. Aravuze ngo ni ministre evangelique 309 isubi ya 2. Umurinzi umukozi wa Kristo kiranuka
ahagarara neza mu nshingano. La vertu, mwumve uko ahagarara mu myanya ye. Bivuga ngo uyu muyobozi ahagaze neza ngibi. La vertu, ajaburira bizera akabahugura, censure, conseil, implore, encourager ses semblables et à collaborer avec l'esprit de Dieu. Ngibi bintu bigera kuri bine. Icyambere, ahugura bizera, aracyaha, atanga inama, arahendahenda, akomeza abandi, akorana n'umwuka w'Imana. Ibi tuvuze bino, ibi biri hano nibyo bivuze ngo uyu muyobozi azikuragira. Yahuguye aho bidasaba guhugura, bigasaba gucyaha cyangwa se gutanga umuburo, aracyaha. Aho bisaba inama, atanga inama. Aho bisaba guhendahenda, ari inginga. Aho ndagira ngo twumvikane neza. Aho bisaba kwinginga, ari inginga. Aho bisabye kandi nawe kugira ngo atazakosa, agahora akorana n'umwuka w'Imana buri gihe, en fait de présenter tout homme devenu parfait en Christ. Ikiba gihirije uyu muyobozi abari kuvuga ngo buri mwizera ku izina rye nzamushyire Kristo ashyitse. Aya magambo arakomeye cyane. Buri mwizera mu izina rye bwite. Ntabwo abadiyakoni bashinzwe umukuru w'itorero. Umukuru w'itorero ni ushinzwe abadiyakoni, kuko iyo batahuje ni wubakiranura, ni wubaha icyerekezo, ni wubaha iki. Ntabwo ubudiyakoni ari departement yigenga mu itorero, ahubwo ni departement iri munsi iyoborwa n'umukuru w'itorero. Umukuru w'itorero utari umwibone n'umwirasi, akazamura abadiyakoni n'abakuru b'amatorero bambe n'abandi bizera bagakorana nawe. Intumwa iri mu itorero ni umwe mu bayobozi b'iryo torero, kuko mu rwambere rwa Petero ibice 5:1 aranditse ngo aya magambo ndayahuguza abakuru b'itorero bo muri mwe, kuko ari ndi umukuru mugenzi wanyu. Amatorero afite intumwa, mujye musobanukirwa ko mu bayobozi baba bari muri iryo torero n'intumwa n'umwe mu bayobozi muba mufite muri iryo torero. Nabo muba mugomba gukorana nabo mukaje inama, ndetse umukuru w'itorero aba ari wo muhuza bikorwa w'iryo torero ayoboye. Bityo rero ni inshingano y'umukuru w'itorero kumenya ngo inama zaratanzwe, amahugura yaratanzwe, gucyaha kwaratanzwe, guhendahendwa kwarakozwe. Ese buri mwizera ahagaze neza ku buryo atankoze isoni mushyiriye Yesu? Ibyo bituma rero umuyobozi amenya gukora ibishoboka byose kugira ngo arebe impano zirimo zose bazisese zake, izishoboye gufasha abandi zibafashe, hatazagira abamugwaho bazize intege nke kandi hari abo kubafasha. Entre homme et reconnu dans le ciel comme un ministre de Dieu qui marche sur les traces de grand modèle. Umuyobozi ukora ibimaze kuvuga haruguru, bene uwo muyobozi ukora biri yamaze gusobanura hariya haruguru, mu ijuru bajya bavuga ngo uyu ni umukozi w'Imana ugera ikirenge mu cya Yesu. Amen. Iri jambo rirasobanutse neza. Kuri iri jambo kuragira umukumbi w'Imana kugira ngo ubure umwungeri mwiza waragiye neza, ngibyo bene uwo muntu abagomba kubaragira neza, yaracyashye, yarahuguye, yatanze inama, buritse n'abana bato yabaremeye amateraniro, abapfakazi yabaremeye yabo materaniro, abibana yabaremeye yabo materaniro, yageze mu miryango abakeneye inama ze zose arazibaha. Nka Pawulo avuga ngo nagendereye buri muryango. Aha niho bamwe rero bategereza ntibazi no gusura bizera, niyo bariho nabi nangwa bahagaze nabi mu byo kwizera ntamenye na kamwe. Abaheburayo 13 ndasomaho amagambo akomeye cyane. Abaheburayo 13 nihute, handitseho aya magambo ku murongo wa 17, ariko mbere kwa 15, nuko shituye dutambira Imana iteka igitambo cyishimwe tubiheshejwe na Yesu, nicyo mbuto z'imirimo nicyo mbuto z'iminwa ihimbaza izina ryayo, kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe, kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Mwumvira ababayobora, mubagandukire, kuko ari bo baba maso barinda imitima yanyu k'abazababazwa
nuko rero mubumvire kugira ngo babikore banezerewe kandi batagononwa, kuko kubikora nakangononwa kutagira icyo kumarira mwebwe. Pawulo arakomeza ngo mudusabire kuko twiringiye yuko tudafite umutima wicira urubanza, tukaba dushaka kugira ingeso nziza muri byose. Uyu ni Pawulo. Twiringiye yuko nta mutima uducira iki urubanza, kugira umuyobozi ukorana ikimoso. Icyo wenda cyaba ari Kinyarwanda bamwe badashobora kumva. Ni umuyobozi ukorana ipfunwe. Ntabwo dukwiriye kuba abayobozi bakorana ipfunwe, dukwiriye kuba abayobozi bakora kandi bemewe. Pawulo yasabye aba bantu kumvira abayobozi, ariko abayobozi bumviragwa ni abayobozi bumva kandi nabo bumvira. N'abayobozi bumva kandi nabo bumvira. Mu gitabo cya Ministère Evangelique page 307, reka twongere tugishake nituyabona mu Kinyarwanda turayasoma, ariko 307 hari ijambo rigufi nshaka kwasoma ku isubi yaho ya 4. Mwumve, iyo umuyobozi ari mwiza amenya kuburiza mu nyigisho zitagira umumaro. Turi kuvuga kuragira, gusura bizera, kuba umunyamuhati udacogora, guhugura, gutanga inama, aho bisabye guhendahenda kaninginga byaba na ngombwa karira abaririra. Ibyo umuyobozi arabikwiriye. Un prédicateur qui est rempli de l'esprit évitera de mettre l'accent sur des différences théories de moindre importance et consacrera son énergie à la proclamation de grandes vérités qu'il doit communiquer au monde. Umubwiriza cyangwa umuyobozi ufite umwuka w'Imana azirengagiza cyangwa se azirinda gushigikira ingingo z'agaciro gake zitagira umumaro, ahubwo imbaraga nyinshi azishyire mu kwamamaza ukuri. Hari utugingo tw'amafuti duhagurutswa tukaza nta kindi tugendera uretse amacakubiri n'umwiryane, ngo umuyobozi w'ukuri utwe tuntazaturenza amaso. L'incitera sur l'œuvre de la rédemption, azibanda ku murimo w'ibwiriza butumwa, sur le commandement de Dieu, ku mategeko y'Imana, kugaruka kwa Yesu kuri hafi. Izi ngingo zizagwanirwaho. Ndasubiramo, umuyobozi aho kwita ku bintu bitagira umumaro, inyigisho z'amafuti, utundu tw'utubazo tuzamurwa n'abatagira uburemere bw'imitima, bumva igihe hatari akavuyo n'amahane bisa naho umwuka w'Imana asinziriye. Aravuze ngo ahubwo umuyobozi w'ukuri azi dore ibintu azaho amaso kandi azashaka ko bitera imbere. Icyambere inama yo gucungurwa, abantu basobanukirwe n'iby'agakiza, amasomo yo gutsindishirizwa, kwihana no guhinduka, kubabarirwa ibyaha, kwatura, guhabwa imbaraga y'umwuka wera, gukora umurimo w'Imana. Ibyerekeranye n'inama y'agakiza uko Kristo yigize umuntu, imbaraga y'Imana ihesha umunyabyaha gukizwa agahinduka umwana w'Imana. Azigisha amategeko y'Imana n'uburyo avundura ibyaha mu munyabyaha. Azategura bizera bigishe kugaruka kwa Yesu kugarutse vuba. Izo ngingo zizahinduka ibyo kurya n'igaburo bikwiriye kwibanda mu bizera, rikabigabura tungisha imitima y'abizera. Umuyobozi mwiza ibyo nibyo dans le passé on a voulu connaître mon opinion sur des théories non essentielles et fantaisistes. Mu gihe cyashize uyu ni na White, abantu bashatse kumenya aho mpagaze mu byerekeranye ibintu bitagira umumaro, ibitekerezo bimwe na bimwe bitagira umumaro ndetse bikennye umumaro rwose bishingiye no mu bwirasi n'amahirwe y'ubwende gusa. Bamwe mu bizera bazana gutubazo tw'amafuti. Bamwe ngo mbese umuntu yasenga kanuye amaso, abandi baravugaga ngo mbese abakoreraga kubera iki abakoreraga mu buturo bwera cyangwa se abakoreraga mu buturo bwera bakuraga mu inkweto, natwe aho tujya gusengera tujye tuzikuramo. Hari abandi bibazaga ku itegeko rya 6 rya ntuki rya 6 rya ntukice, bakumva neza ko n'udusimba duto cyane nta nakamwe abantu bakwica. Ndetse bamwe bagejeje igihe bagera ku bibazo bivuze ngo mbese mu ijuru abera bacunguwe bazamera imvi. Mbese twari utubazo tw'amafuti gusa. Reka nsimbuke rero kuko nanjye ntashaka kudutindaho, nshaka kujya hepfo mwumve.
ceux qui dans leur prédication passent à côté des grandes vérités de la parole de Dieu pour s'attarder à des sujets mineurs, ne prêchent pas l'évangile, mais s'occupent des sophismes osés que nos osés. Aravuze ngo abantu bata igihe cyabo bakareka ukuri kw'ijambo ry'Imana bagatinda ku tugingo two hasi tw'ubusabusa, barakareka kubwiriza ubutumwa bwiza, ahubwo bagatinda ku bintu by'amanjwe kandi bitagira umumaro. Que nos prédicateurs ne passent pas leur temps à discuter sur de tels sujets. Abagaragu b'Imana bacu bene izo ngingo ntimukaziteho umwanya, bene izo ngingo muzazima amaso, muzazima amatwi. Qu'est-ce qui se demande, ce qu'ils doivent enseigner et quels sont les sujets sur lesquels il convient d'insister. Examinez le discours du maître, suivez le ligne de sa pensée. Abashaka kugira ibyo babwiriza muzigane ibibwiriza bya Yesu kandi muzamwigane. Ce que Jésus a regardé comme essentiel doit nous préoccuper aujourd'hui encore. Ibyo Yesu yigishaga akabona ari iby'ingenzi mu gihe cye natwe bizaduhirize. Nous devons encourager nos auditeurs à méditer sur ce qui est d'un intérêt éternel. Nimutoza bizera kujya batinda ku ngingo zibafitiye umumaro w'iby'ubugingo buhoraho. Abayobozi ubwaka ibintu bitagira umumaro, aho abantu bagiye bakajya kwiga ngo itera, abakomeye n'aboroheje bakabihindura ngo nurushinge, abo bakavuka mu bizera bawe. Ukabona abandi bari mu tuntu tw'amahirigu, abandi ngo nagezi we ngo mvuze ngo muraho ngo mvuga gatatu ngo banyikiriza ku njuro ya gatanu ngo bigaragara ko batanyishimiye, ikirego kikabakira utuntu nkutwo. Bwiriza ukuri, ubwiriza ijambo, amafuti yiyici. Aho turi kukumenya kurera, kumenya kugabura, ukamenya ibikwiriye, kuko Yesu yaravuze ngo ninde mwungeri ukiranuka nangwa se ninde mugaragu ukiranuka sebuja azasigira abo mu rugo rwe. Muri ministère evangelique page y'127 hatubwira abayobozi bakenewe. Page y'127 reka ndebe ko mpabona maze mpasome. Yego haranditse ngo ni ikigisho cya gatandatu, ariko ngeze ku kagingo kavuga umuyobozi uzi gufata ibyemezo. La cause de Dieu a besoin d'hommes indépendants qui mettent toute leur ardeur au travail et non d'hommes impressionnables comme la Grèce. Imana ikeneye abagabo abo bita independent. Ntabwo Imana ikeneye abantu bibyigenge, ariko nanone ikeneye abantu bafite umudendezo, bafite umudendezo muri bo wo kuyikorera, abantu bakoresha umuhati wabo, abantu batajya bafatwa n'ibishyika, batoroshye ngo bamere k'ibintu by'ibyoroherezwa biri aho ngaho gusa, bafatwa n'ibishyika byose bibonetse ngo umuntu agutera igishyika upfe gusa kwemerera ibintu igishyika gusa. Il y a déjà qui veut un travail sur mesure et désire fournir une quantité donnée pour aya magambo yo yarakomeye cyane ngo hari abantu bashaka gukora ku rugero runaka kandi bagashimwa kuri urwo rugero. Mbese hari abantu basa n'abari mu bandi icyo bakorera ari amashimwe. Aho yavugaga bakorera imishahara, wenda agakora uko akoze akaba ari ko ahembwa. Ariko reka tugaruke no kubadahembwa, aho umuntu akorera amashimwe, ariko umurongo w'ibyanditswe byari uvuga ngo iki? Uravuze ngo nimumara gukora ibyo mwategetswe muzavuga ngo turabagaragu batagira umumaro. Nta umuntu w'Imana akomba gukora afite independence mu murimo w'Imana, ukumva ufite uburenganzira ugakora bihagije kugeza aho ubushobozi bwawe bugarukiye. Ntabwo Imana yemera umurimo w'umuntu wakoze agema, umuntu wakoze agasa n'uri gukorera shebuja mubi, ahubwo Imana ikeneye abakozi bakora neza kandi bakiranuka. Reka mwumve hepfo. Ils prétendent montrer qu'ils sont forts, capables de se retirer sans qu'une période d'instruction ou d'adaptation leur soit nécessaire. Aravuze ngo
bajya bumva ko bahagije niyo batahabwa n'amahugurwa ndetse bakumva atanakenewe. Dieu n'a que faire de ce genre. Abantu batemera guhugurwa, batakwemera kwigishwa, Imana ntizi icyo yabamaza. Dieu n'a que faire de ce genre. Imana nta kifite yagenze ite, ibagenze itese, ibakorera itese, yabamaza ikise. Un homme qui ne peut s'adapter à presque toutes les situations, si la nécessité l'exige, n'est pas l'homme qu'il faut à notre époque. Aravuze ngo umuntu utimenyereza ngo presque toutes les situations, uko ibintu byahindutse byose ngo yitoze gukorana nabyo. Isinzi ko muri kunyumva neza. Presque toutes les situations, mbese uko ibintu byahindutse kose yitoze uko ari bubibemo. Cyampa ngo mwumva aya magambo. Umuyobozi Imana ikeneye ni umuyobozi uzi guhangana, uzi gukora, un homme qui ne peut s'adapter à presque toutes les situations, si la nécessité l'exige, n'est pas l'homme qu'il faut à notre époque. Ati umuntu utimenyereza ngo yitoze uko ari bukorane n'ibihe byaramutse kandi biri gusaba kugihinduka nkuko nabyo byahindutse, bene abo bakozi ntibakenewe ubu mu gihe cyacu. Ministre Evangelique page 127. Dukeneye abantu bazi kwiyadabuta ibihe uko byahindutse. Abantu ubu nabari gusenga bate? Kubabona ko nababoneraga mu materaniro bakaba batakiyazamo biraba biti. Ese bari gutangira isabato? Ese bari kumara gutaha bari kumara gutatana bakajya bagakurikirana ibyigisho byo kwikorana buhanga? Niba bataririho se ubu bari. Umuyobozi akwiye kwiyadabuta buri buzima bwose bw'iby'umwuka uko bwahindutse, akitoza uko ari bubigenze. Niba ari umuyobozi rero udashoboye gukorana nuko igihe cyaramutse, naveho. Ndizera ko munteza amatwi mwese kandi sinjye uri kubivuga ndi kubisoma. Umuyobozi aho kugira ngo yice itorero naveho. Itorero ryaguzwe amaraso riboneka rihenze Imana. Niyo mpamvu umuntu utashobora, un homme qui ne peut s'adapter à presque toutes les situations, si la nécessité l'exige, n'est pas l'homme qu'il faut à notre époque. Umuntu utakwiyadabuta ngo yimenyereze buri gace kose tugiyemo, amenye uko ibintu byaramutse, yimenyereza ari busanga bizera, amenye uko ari bubahendahende, uko ari bubahugure, ndabahugura nte, nkoreshe conference call, nkoreshe iki, ndabageraho nte, ndamenye ubuzima bwabo nte. Niba tabishoboye, bene abo bakozi ntibakenewe. Aravuze ngo les hommes que Dieu désire voir à l'œuvre ne sont pas mous et indolents. Ntabwo abakozi Imana ikeneye mu murimo wayo ari abantu b'indangare n'abanyabwenge buki, abo twita mu Giswahili mbumbumbu. Ntabwo Imana ikeneye bambumbumbu baraho gusa batazi kwiyadabuta ngo byaramutse bite, turakora dute, bahora bakubita ku mahururu bumva ngo byacitse, batazi kumara iyo byacitse. Ntabwo abo bakozi Imana bakeneye. Bene abo bakozi sa muscle ni force de caractère. Abantu usanga bakozwe nk'urudega, nta gatsi bagira, nta kabaraga bagira, mu by'umwuka bakozwe nk'urudega. Bakozwe nka gombo yatetswe yake kagujwe, bakabanza bayitekanamo n'igikukuru. Iyo uyishizemo agakukuru gake maze ukaba twaduke kaguje cyane, warangiza ukatuzungurutsa mu mwuko, biragenda bigafatana ku buryo utashobora kubica, unagize ngo ubinywe ketse wasamiye rimwe bikamanukira. Abo bayobozi batagira icyo bameze, ubwenge bwabo bwaryamye, bayindora, b'indangare, batazi igikenewe, batagira umutsi, batagira akabaraga, akaboko karaguye, ijosi riraguye, akaguru karaguye, nta mwete bagira iburyo n'ibumoso. Icyo bamaze n'ukuzanirwa izigezaho, barangiza bakaba abo se babura bate guteza umwiryane n'amashaka biri mu itorero, ko batazi ibikenewe,
kumuyoboza atajya atega amatwi uko bamuvuze, hoya ntiyumviriza. Iyo umuyobozi ukumviriza reka kazakubaho, ahubwo haravuze ngo uzigendere ngo utazumva n'inyoni ziri kukuvuga. Nta muyobozi ugenda tegera uregurizwa ategereshwa amatwi ngo kwa naka bari kumvuga bati ngo bari tambuka. Nta muyobozi uteye uri. Ni nguko hari igihe uri umubyeyi uje utambuka waca ku byumba kumva ko ngo noneho papa noneho aratumara ngo papa se data ngo noneho turamukira, ukumva batari kukuvuga neza ariko uritambukira ugaseka ngo muri kuvuga ngo kisha, ugaseka gusa ukitambukira ntimubyanganira. Umuyobozi akwiriye kuba afite umwuka wa kibyeyi. Ndatambutse. L'indépendance et la force de la personnalité sont des qualités maintenant requises. Erega kuba umuntu ufite ubwisanzure, ufite bese uzi kwisanzura kandi akagira imbaraga mu mpagarikeye mu migambi ye no mu bitekerezo, abo nibo bantu bakenewe. Le caractère de chacun ne doit pas être sacrifié mais modéré, afine, élevé. Nta muntu tubujije kuba wari we nagira imico ye, ariko izabe mu bintu bitatu: icyambere izezwe, icyakabiri izatunganywe, icyakane icyagatatu izanogerezwe, icyakane izazamurwa ije ku rugero rwiza ngo abandi. Titukubujije kuba waravukiye mu cyaro cyamba hena njahi, titukubujije kuba waravutse uri umunyamugi wararaga musibiraro, titukubujije kuba warakuze uri mari wibo, titukubujije kuba warakuze uri umushumba, titukubujije kuba waravutse utazi gusoma no kwandika, titukubujije kuba waravukiye mu bakire utazi gukandagiza ibirenge hasi, titukubujije kuba waravukiye mu bakene aho wabonye kambambira ukagira ngo ubonye igikweto cya miliyoni. Ibyo si kibazo, ahubwo ikibazo emera ubera fine, emera unogerezwe, emera utunganywe, emera wezwe, emera uzamurwe. Ikibazo erega mu byanditswe byararatubwira ngo ingorane abantu benshi bafite ni ukutemera kwigishwa. Abantu nibemera kwigishwa, ikibazo se kirihe? Reka twihute. La cause de Dieu veut des hommes à les exercer. Imana ikeneye abakozi bafite ijisho rikora. Turikumvikana? Nizere ko twumvikana. Imana ikeneye abakozi bafite ijisho ridahumbya, ijisho rikanuye kandi ritareba mu cyerekezo kimwe. Baze kugenzura impande zose, bakamenya aho umuhaturi, bakamenya aho indege ziri, bakamenya aho umwiryanuri, bakamenya aho guhuza kuri. Buriya ari umuntu wagira inka akayibiguze umukamo wa buri nka ko mu nka tuzimenya. Ninde se wagira ibicuruzwa mu iduka akayoberwa ibigenda cyane n'ibikunzwe? Ninde se wagira umurima akayoberwa ibiweramo? Ninde wagira inkoko akayoberwa amoko yazo? Ninde wagira moto akayoberwa koko akuma kazimiye? Ninde wagira inzu akayoberwa ibyumba byayo kubera ikisa bizera batamenyekana? Ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. Umva aya magambo. Imana ikeneye, umurimo w'Imana ukeneye abantu bafite ijisho rireba, qui agissent instantanément, bakora buri gihe, au moment et avec force voulue. Abantu bakora ku gihe kandi bakajana n'imbaraga ikenewe. Aya magambo ndagira ngo muyumve neza. Na abantu bakora ku gihe. Amavuna arakenewe, amavuna ndashoboka, hakenewe broshire, ziraboneka zite, nindiri buzitange, wazitanga hehe, hakenewe abagenderera abantu mu mazu yabo, harajyayo bande, hari ibibazo binibi, abazi gukiranura n'ibande, hakenewe abantu basobanukiwe. Aravuze ngo abantu au moment et avec la force voulue, bazi gukora ku gihe kandi ku mbaraga zikenewe. Si vous entendez de mesurer chaque difficulté et de passer chaque problème, vous ne ferez pas grande chose. Aravuze ngo niba mu buzima bwanyu bwose muhora mutegereje ngo buri ngorane tuzabanza tuyipime, turebe uko ingana, buri ngorane yose mukaba mwicaye aho mushaka kuyipima, kandi muzaje mufata igihe cyo kushaka depeze chaque problème, maze buri kibazo cyadutse cyose mubanza mwagishyira ku munzani ngo naho muzakigaho. Ijambo ry'Imana riravuze ngo nta na rimwe muzigera mutanga umubyizi. Abo nabayobozi. Nta na rimwe muzigera mutanga umubyizi, haba na musa, nta nabusa, nta mubyizi uzabaho. Bizagenda bite? Car des obstacles vous en aurez à chaque détour
de la route. Et c'est en vous qui devez être fermement décidé à les surmonter ou ils auront raison de vous. Ibibazo, ibisitaza, ibyo bisitaza mwe mufite bizahora bibibasira, bishaka kubava, bizakomeza byisukiranye mu nzira nimudahitamo mwebwe ubwanyu kubisimbuka ngo mubirenge, ibyo bizabahitana. Ibyo bizabahitana. Il arrive qu'il y ait différents chemins, différentes méthodes de travail et que l'esprit hésite entre les uns et les autres. Hari igihe kijya kibaho, hari uburyo, hari inzira nyinshi, hari n'uburyo bwinshi bw'imikorere, hari intekerezo zihora zishidikanya. C'est à ce moment-là qu'il faudra faire un judicieuse discrimination. Mu gihe ngicyo ngicyo abandi bose bayoboye cyo gukora, niho umugabo w'intwari kandi wubaha Imana agira icyo akora, akerekana icyerekezo. Niba udashobora kugendera mu cyerekezo cyiza, niba udakora igikenewe mu gihe gikwiriye, les de Platon de la balance penche-t-il à peine. Ese uratekereza ko uruhande rumwe rw'umunzani rutazamanuka bigoranye? Il faut se rendre compte et se décider aussitôt. Ukwiriye gufata umwanzuro no gufata icyerekezo. Kuri aka kagingo reka kuri aba bayobozi bakenewe, reka kugira ngo mpave nje ku kagingo dusorezaho, mvuge aya magambo ari hano. Buriya abayobozi benshi ikintu kijya kibagora ni ukubana n'abanyabyaha kandi bagakomeza kugira umutima wera. Ni ukumenya gukurikirana umunyabyaha kandi bo ntibandure kandi bakamukurayo. Hari igihe ibihugu n'iby'amahanga tujye tubivugaho gato, hari igihe abantu bamwe bajya babaho ukumva mu gihugu ngo ibyihebe byafasha abantu, hakajyayo ingabo zigiye gukiza byihebe. Ibyihebe bifite intwaro, n'abagiye gukiza ibyihebe nabo bafite intwaro, bambe n'abagiye kubohoza nabo bafite intwaro. Kandi ibyihebe bishobora kwica abantu. Aba bantu bakagenda biteguye gufata ibyihebe cyangwa bakabyica, ariko ubuzima bw'aba abantu bakabuzana. Biba bisaba ubwenge. Iyo ikihebe Satani cyafasha abanyabyaha, hakeneye ubwenge bw'abayobozi ukuntu bari bakureyo kandi bakaza amahoro. Iri jambo muri Conquérant Pacifique page 578 banditse nk'aya magambo aravuze ngo haïr et réprouver le péché tout en montrant de la tendresse et la piété pour le péché est une tâche difficile. Kwanga icyaha no kucyamagana nyine ukakigenzura ukacyanga ukagikurikirana, ariko ugaragaza impuhwe no gukiranuka ni umurimo ukomeye cyane. Ni umurimo dukwiriye kwigira kuri Yesu kandi tukawiga twitonze. Reka mvuge akagingo ngiye gusorezaho. Aho ndahavuga nihuta kugira ngo nihute maze tugire uko dusoza. Handitse, reka mvuge kuri biriya ku kagingo kavuga kwirinda amazimwe mu itorero. Uburyo umuyobozi yarinda amazimwe. Hari igihe amazimwe ajya yaduka mu itorero, ariko nyirabayazana ari umuyobozi. Ate umuyobozi yateza ate amazimwe mu itorero? Muzabisoma mu bihamya umuzingo wa 2 page 306. Ni igihe umuyobozi azi ko abantu bangana akagira parti pris, cyangwa se akagira uruhande abogamiramo, agakunda kugenderera hamwe ahandi ntagenderere, agakunda kurarayo, agakunda kuvugana n'uri yundi ntavugane nawe. None se ubwo inama ze kera kabaye ntabwo zigishoboye kwemerwa, kubera ko uruhande rundi ruzamubona ko ari umuntu utafite icyamaze. Bazatangira kumusuzugura, bazamukeka, bazatekereza ko nawe ntacyamaze. Ndetse iyo yihaye ngo agiye gukemura ibintu kandi baramaze kumukeka ko abogamye, ibintu biba bibi iyo yihaye kubijyamo. Sinzi ko tujyaniranye. Benshi
akomeza kugira iyo competence ngo ndi umuyobozi atazi ko yatandamye mu buryo bwo kubikurikirana, yatumye habaho za prejije zo kumukeka nabi, kandi we ntiyabitekereza atyo, akitekereza ko akiri umukiranuzi kandi aho yaramaze kugawa. Niyo mpamvu abayobozi igihe hano haranditse ngo trop souvent il laisse la situation pire qu'il ne l'avait trouvé. Kenshi cyane bene abo bayobozi bajya basiga ibintu ari bibi kuruta uko babisanze. S'il avait refusé catégoriquement de prêter l'oreille aux déclarations partiales et unilatérales des uns aux autres, s'il avait donné des conseils fondés sur les principes bibliques en disant comme Néhémie, iyabaye umuyobozi yaranze gutegera amatwi uruhande rumwe akanga burundu, kandi agafata umwanzuro wo kudategera amatwi uruhande ruriya cyangwa urw'abariya, kandi akanga gutanga inama ashingiye ku marangamutima, ahubwo agatanga inama ashingiye kuri Bibiliya, avuga nka Nehemiya ngo ndakora umurimo ukomeye cyane sinshobora kumanuka ngo mbasange. L'église aurait été dans une bien meilleure condition. Amatorero menshi uba wameze neza, ahubwo ibibazo byakuruwe n'abagiye babijyamo kandi abo bakiranura batarabagiriye icyizere bose. Ngibyo aho naho ndahavuye, muzabikurikirane. Muzasoma no kuri page ya 304 na 305. Umugambi wa Satani ni ukwica umurimo w'Imana. Iyo Satani abonye ari abantu bagiye kwiyegurira ukuri, ajya bahuza n'abizera bibikama influence de délétère. Mbese nabafite nabakamutse mu by'umwuka batagira inyungu z'ijambo ry'Imana, maze bakaba aribo bahinduka inshuti zabo, babizera bakabura abo bakuriraho. Satani azakora ibishoboka byose. Satan cherche toujours quelque moyen de rogner le prédicateur de son champ de travail au moment critique. Iyo Satani azi ko hari ibihe bibi n'indege nke bigiye kwaduka, ajya atera umuyobozi kuba indangare akamutandukanya n'umurimo uyaze gupanga. Ni ikihebe cy'umukozi noneho kugira ngo abayobozi benshi bazaruhe ariko bazabura ingororano z'imiruho yabo. Aya ni amagambo ababaje cyane. Hari abayobozi nabo batazi kurinda ubumwe bw'abizera. Ubumwe bw'abizera bugomba gushyigikirwa. Muri kino gitabo abayobozi mu nteze amatwi mu nyumve, ubumwe bw'abizera bugomba kurindwa kandi bugakurikiranwa. Nta mwizera ukwiriye kugira uruhara hereramo, akwiriye gukora ibishoboka byose ngo abizera barindire mu rumwe. En tant que membre de l'église, visible ou invisible, dans la vigne du Seigneur, nous devrions tenter l'impossible pour maintenir la paix, l'harmonie et l'amour parmi les frères. Aravuze ngo nk'abizera b'itorero rigaragara, abakozi bakora mu ruzabibu rw'Uwiteka, dukwiriye kugerageza n'ibidashoboka kugira ngo amahoro, ubufatanye n'ubumwe n'urukundo muri bene data bikomeze. Tuzagerageze n'ibidashoboka. Bana b'Imana, byagenda bite iyo umuyobozi abonye mu itorero intege nke zitungutse, aje yifata ate? Ntabwo umuyobozi akwiriye kubura icyamara kandi yariswe umuyobozi. Mu by'ukuri aravuze ngo beaucoup 324 yaravuze ngo beaucoup agissent faussement à l'égard de leur âme, ils sont complètement dans l'erreur à ce qui concerne leur véritable état devant Dieu. Benshi cyane nabajya bahemukira n'imitima yabo mu buryo bwuzuye, bari mu mafuti yerekeranye n'inyifato yabo imbere y'Imana. Le Seigneur emploie toujours les moyens le meilleur pour servir de CDC et pour mettre en évidence ce qui se trouve dans le cœur des croyants qui déclarent le suivre. Hari igihe Imana ijya yemera hakaduka ikintu kibi ngo kigerageza bizera intege nke bahishe mu mitima zitunguke. Ntabwo nzi ko mwumvise, ntabwo turi kurebana ngo menye ko mwumvise, ariko hari igihe Imana yemera ibyaha runaka, intambara z'amoko, umwiryane, imivurungano, ubukire n'ibindi, hakaba ibintu bitungutse bitari bitegerejwe kugira ngo amafuti n'ibyaha byari biri mu bizera bivumbuke. Noneho umuyobozi nawe kuko yari maso akaba abonye cyo gukora. Hari abayobozi babi batatu ni nabo nshorejeho kandi ndabavugaho duke cyane, nibo tugira ngo dusorezeho.
abayobozi batatu babi, kandi Imana ibarinde bavandimwe, twese turinde kuba muri abo bayobozi. Ibihamya umuzingo wa gatatu, page ya 210. Il n'est beaucoup qui pensent que les genres de travail n'appartiennent qu'à eux seuls et qu'ils n'ont de conseils à recevoir des personnes. Umutwe umwe w'abayobozi ni abajya batekereza ko uburyo bwabo bw'imikorere ari ubwabo gusa, inama zindi z'abandi bahabwa bakazica amazi. Abo bayobozi ni babi, bahimba uburyo bwabo bw'imikorere, batamenteninga cyangwa se badashigikira ngo bashyogashyoge ubumwe bw'abizera n'amatorero. Ugasanga itorero riri hano, imyanzuro rino torero rya hano rifata itandukanye n'imyanzuro ya ririya torero. Ntabwo icyo cyemewe. Yurinda ubumwe bwa bene so mu kwizera, urinda ubwa bene so mu mikorere. Jya wirinda amacakubiri yaturuka ku nyigisho, yaturuka ku mico, yaturuka ku byemezo. Page 394, ibihamya umuzingo wa mbere, haranditse ngo ubumwe bw'itorero bushingiye ku cyerekezo kimwe, imyanzuro imwe, imikorere imwe. Ndumva aho ngaho turi kuhumvikana. Abayobozi ba kabiri babi, mais ces ouvriers ignorent peut-être les meilleures méthodes pour accomplir leurs tâches. Ariko bene abo bayobozi rimwe na rimwe usanga ari injiji zitazi uburyo zakora inshingano zabo. Cependant, si l'on se ventile à leur donner un conseil, ils en sont offensés. Iyo bibasiye ngo bahe inama, bajya bumva usa n'ubakojeje isoni, ndetse bajya bumva usa n'ubakomerekeje. Ils sont plus que jamais décidés à suivre leurs propres jugements. Bakinangira kurutaho ngo ibyemezo twafashe nte turi bubiveho. Ngibyo abo n'abayobozi babi. Aba kabiri, par contre, certains ouvriers ne tiennent pas à venir en aide à leurs camarades. Umutwe wa kabiri w'abayobozi nabamenya ko abantu bari mu makosa ariko ntibishimire kubatabara ngo baje kubafasha. Aba nabo badashaka gufasha bene se kandi bari mu bibazo, nabo ni babi. Umutwe wa gatatu, d'autres encore inexpérimentés, n'abatagira inaribonye, kasherere ignorance, bajya bakora ibishoboka byose ngo bahishe ubujiji bwabo. Ngiyi imitwe itatu y'abayobozi. Umutwe wa mbere ni abafite imikorere badashaka gufashwa ntibemere n'inama za bene se. Umutwe wa kabiri ni ababona ibintu biri gupfa ntibashoremwe amaboko n'imbaraga ngo babikosore. Umutwe wa gatatu ni abakomeza bagatambika ibintu bagahisha intege nke zabo kugira ngo batagobokwa. Abo bari mu rutonde rw'abayobozi babi. 211 haravuze ngo nil ne devrait travailler pour recevoir des louanges. Hibaho umuyobozi ukorera guhimbazwa, gushimagizwa. Umuyobozi mwiza wese azakora ibishoboka byose ngo nakora umurimo ye kuba ari ushimwa hashimwe Imana. Hari abayobozi babi no mu matorero biriho akajya avuga ngo iyi myanzuro yafatiwe ngo nge sinari impari mu butumwa bwatorejwe umuzingo wa kabiri ndumva ariho biri. Ngo iyo myanzuro yafashwe ndahari ngo byafatiwe hehe ngo izo nama sinari nzirimo ngo ninde wazitanze ngo kubera ko batambwiye. Ubwo n'ubwibone. Umuntu wese uteye utyo ufite niyo myumvire ararwaye, ntakwiriye no kuba umuyobozi, afite imitekerereze nk'iy'umwana. Ya ukora ibishoboka byose kugira ngo ubushobozi bwose buzamukwe. Isakitera de se devoir comme s'il était à la présence de Dieu. Umukozi mwiza nujya wuzuza inshingano ze ameze nk'uri imbere y'Imana. Ati mbese ibi nakoze Imana irabyemera, irateraho kashe se. Il ne désire qu'une chose, ahora ashaka ikintu kimwe gusa, que le Christ reçoive de lui un hommage, un service parfait. Icyaba ashaka niki, Yesu ngiye gukora unyibonemo kandi nkora umurimo wemera. Mu byukuri bana b'Imana nta nubwo turenga ahangaha. Mu byukuri tuganira ibyerekeranye no kuragira, ntabwo dukwiriye kuba bungeri cyangwa abungeri bipima ngo tubaza abandi ngo mbe muri kubona nujuje ibisabwa. Oya, ahubwo yubaza Imana, kandi kugira ngo ubimenye ni ukureba ku ijambo ry'Imana ryonyine wagendanye naryo kandi wakoranye naryo. Ijambo riheruka rigufi cyane ni 549, igitabo cyitwa Conquérant Pacifique. Aravuze ngo nous avons grand besoin d'une vie plus pure, plus noble, plus élevée.
dukeneye imibereho yera cyane, iboneye cyane, iri mu rwego rwo hejuru cyane. Ndasubiramo, dukeneye imibereho yera cyane, iboneye cyane, iri mu rwego rwo hejuru cyane. Nous pensons trop au monde, n'est pas assez au royaume des cieux. Ikibabaje ni uko dufite abayobozi batekereza isi cyane, bagatekereza gahoro iby'ingoma y'Imana. Bakundwa kandi bana b'Imana, reka inkoni yacu tuyoboza ibira bijuru rabyo. Reka inkoni tuyoboza iki gihe kibi cy'amacakubiri aba ari inkoni irimo kunga na buntu. Reka imikorere yacu yemerwe n'Imana. Mose yaravuze ngo bambe uwitwa Yakobo ngo ninjoro nicwaga n'imbeho, ku manywa nkicwa n'izuba. Abakorera ibihembo byo mu isi baremera bakavunika. Abagaragu b'Imana sibo bakwiriye gushingwa imitima, ugashingwa abantu bakurusha n'ubwenge, bakurusha ubucakura. Ukwiriye kuba uri hafi y'Imana cyane. Amahoro y'Imana ishobora byose yadutaranirije kuyikorera, tuyisabe kuduha kuba bungeri bemewe nayo mu izina rya Yesu.